Dusoma Abaheburayo gice cya mbere murongo wa mbere. Muri literaniro ndashaka kuvuga uruta marayika muri literaniro. Bamwe mwagiye mubona marayika rimwe mukamwitiranya na Yesu ngo n'umugabo muremure ngo mwiza cyane, ariko se wa mbere ubikoze na Yohana nuko byamugendekeye ngo yagiye kumupfukamira aramubwira ngo nanjye ndi mugenzi wawe utumwa ku bandi. Ubwo rero ndashaka kubabwira uruta Yesu muri literaniro, uruta marayika ari we Yesu. Gice cya mbere cy'Abaheburayo murongo wa mbere haravuga ngo icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umurago wa byose, niwe yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagina k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akawuramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru, amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko izina rye yarazwe riruta yabo. Amen. Twongereho rwa mbere rwa Petero, n'urwandiko cye cya mbere n'ubundi umurongo w'8 hari iri jambo ngo bibirange ni page 127 niyo 57 umurongo w'8 urwandiko rwa mbere rwa Petero cye cya mbere umurongo w'8. Uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera, nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu niko ngurano yo kwizera kwanyu. Abahanuzi bahanuye ibyaho gakiza barondora n'ibyuntu mwari mugiye kuzahabwa, babishimikiriye barondogiye icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwa n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Usoreze hariya mu kidendezi Yohana tumwa bwiza ibice 5, nanjye ndashaka kuganira. Dusomere ijambo nanone murongo wa mbere Yohana ibice 5. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru, umbe ko hari byabanje. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga. Mwibuke ko naje kubabwira uruta marayika, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanza kujyamo amazi yihindurije ne wakiraga indwara iye iyo ari yo yose. Hariho umuntu, sinzi niba ari umusivile, ko ari umugore cyangwa ari umugabo, ko hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Ntabwo bavuze ko yayivukanye, shobora ko yarabanje akabaho afite n'indi myaka irengaho. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Mu rwanda databuja simfite umuntu njugunye mu kidendezi y'amazi yihindurije, nkiza undantanga kumanukamo. Yesu amubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe, genda. Mwake neza ijambo ry'Imana. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndumva mwuka w'Imana ari muri jewe kugira ngo mbaganirize kandi
nizeye ko imirimo y'Imana ikorekera muri iri teraniro. Iri jambo twateguremo cyane na korali kwe kw'iburyo n'indirimbo bahimbye mu cyanditswe cyera gikomoka hano muri Yohana bijyanye n'ikidendezi. Akenshi ahantu h'ikidendezi ni ahantu hagomba kubonerwa ubuzima, uko ngo ubutayu azabuhindura amasoko, ikindi hazaboneka amazi. Hari ahantu hagomba kubonerwa ubuzima, niyo mpamvu n'abantu bajya kuri icyo kidendezi, ngewe mfite ubuzima butameze neza, bari biringiye ko nibagera ku kidendezi Bethsaida nibahagera bazakira indwara zabo zose. Bivuga ngo ikidendezi ni ahantu bakirira umukiro, ni ahantu bakirira gukira. Muzamusaba muri Zaburi 17 ngo Imana izana ikidendezi, muri Yesaya 35:7 ngo hano hameze nk'umucanga umeze nabi, ngo azahafukura ibintu bimeze nk'ibidendezi. Ngo mbese ahantu h'ikidendezi ni ahantu hari ubuzima, ni ahantu wagera udafite ubuzima ugahabwa ubuzima. Impamvu nabaganirije amagambo nahereye mu Baheburayo, icyubahiro Yesu arusha abamarayika bo nigisha abanyagice, nyagira umugisha wo kubikora, mbaganiriza umurimo w'abamarayika wariho. Bafite umurimo wo kurinda abazaragwa agakiza, niwo murimo wabo. Haleluya. Ariko Yesu niwe ugatanga. Hanyuma abamarayika bafite umurimo wo kurinda abazaragwa agakiza k'Imana. Arangije rero uyu mwanditsi wawe aravuga ngo dore icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Mu cyubahiro yavuze ngo uwo Yesu twizeye niwe shusho ya kamere y'Imana, umubonye abonye data, niwe kurabagirana kw'Imana yacu, niwe yahaye imbaraga zose. Uwo twizeye n'uwo nguwo uruta marayika, niwe naje kuvuga muri iri teraniro. Uruta marayika wahinduraga ikidendezi, amazi yakwihinduriza ugiyemo agakira, naje kuvuga uruta marayika. Ngo yazaga rimwe na rimwe akagihindura, nubwo yavugishaga abarwayi, ariko uruta marayika yavugishaga umurwayi. Haleluya, haleluya. Uruta marayika ufite kuburabagirana, shusho ya kamera y'Imana Kristo Yesu yavuganaga n'abarwayi wazi ibihe byose. Haleluya, haleluya. Yarahageze buni marayika arazaga gusa akajya ahindura, ufite bene wabo agasunikiramo agakira. Arukuruta marayika ahageze aravuga ati umaze igihe urwaye ndabibona, ese urashaka gukira? Marayika ntiyigeze avuga, ariko Yesu aravuga. Haleluya, haleluya. Nibutse ijambo Yohana 7:6 bohereje abasirikare ngo bajye gufata Yesu, mugende mufate kuyobya rubanda, arakora ibitangaza. Arangije bahageze asanga ari kwigisha ku migezi y'amazi y'ubugingo, baramwumva n'imbunda zabo, aho kugira ngo bamufate bahita bakata. Baragiye muri Yohana 7:6 bagezeyo basebure barabwira ati kimutamuzanye, nta muntu mwiza uvuga nkawe. Mumbwira iyo impamvu wabwira shobuja uko uyoboye ngo mu bantu numvise abo twakoranye imyitozo, abanyoboye, nta muntu uvuga nkawe. Niyo mpamvu nta tutamuzanye, impamvu niyo nta uvuga nkawe. Haleluya. Yarimo yigisha ku migezi y'amazi y'ubugingo, bamwizera bose byaherereza ku mwuka wera. Marayika ntabwo atanga umwuka wera, Yesu niwe utanga umwuka wera. Imana yawuhaye Yesu kaducucumurira cyane. Ntawe tuzanye, mushaka mutuzirike, nta uvuga nkawe. Uyu murwayi ni ubizi kuko marayika yarahaje imyaka myinshi, nta wamuvugishije, nta wamurebye, kandi biya ntimbwiye uburwayi niba yari impumyi muri ziriya
ntivuze niba yaranyunyutse yari afite uburwayi gusa, ntivuga niba ari umugabo cyangwa ari umugore. Bivuga ngo muri riterane bahari mwese mujye ngo Imana yatanze echantillo, ngo n'umuntu wite wishyiramo wowe. Ntabwo yavuze ngo nunyunyutse, ntabwo yavuze ngo n'umuntu ufite ubuhumi cyangwa urwayi bwo butabona. Oya, n'umuntu wari ufite uburwayi. Ariko kuri iryo baraza harimo abarwayi batandukanye. Uruta marayika abaraje, we ntaza ngo ahinduze gusa, aranakuvugisha. Abantu bavuganye na Yesu, haleluya. Abantu ufite ivugo ya Yesu, haleluya. Arangiza amubaza se urashaka gukira? Azana impamvu zibimenyerewe, aravuga ngo yewe amazi ajya yihindura si ubwa mbere mbibonye, ariko ufite uwabo uwe niwe bamushyiramo, kandi ngira nkizi nkitera intambwe ngo njyemo, sanga abandi bantanzemo, nkasanga filime yizinze umugani w'aba bandi, nkata ntahiraho nkasubira kwibaraza. Ntabwo marayika yateguzaga ngo abwire ngo ndazi saa sita, babaga bacunze ngo bare kwasa, ariko Yesu ahageze. Haleluya. Uruta abamarayika, we ntabwo ahindura gusa, anavugana natwe, yitaye ku kababaro k'abantu be. Marayika ashinzwe umurimo, ni intumwa, aratumwa agenda uhindure kwa muvunyi, genda ukora ibi n'ibi. Ariko nyuma y'imirimo Imana yakoze hari n'imvugo y'umwami wacu dutunze, ajya avugana natwe. Ese aya magambo murayumva? Muyateze amatwi? Uruta marayika yahageze muri riteraniro, kandi akeneye ibindi bidendezi. Niwe soko, niwe mukiza, arakiza kandi akagaragaza. Arangije azana impamvu yo kutagira umuryango. Bivuga ngo n'abadafite umuryango Yesu abera umuryango. Njyewe ndahakubereye, atwitayeho, arategetse. Noneho mugani w'abandi bavuga ngo Imana itinije umuntu igira gute? Iramutegera. Arangije Yesu aramubwira ati noneho abandi bamenyereye gutaha bace mu kidendezi bagakira, bagataha bajojoba, wowe ndategetse nta guca mu maso, urataha wumutse. Haleluya, haleluya. Hari ibitangaza Yesu akora tugataha tutajojoba. Yatajojoba, bandi bajya kwanika imyenda, ariko Yesu yahageze aramutegera. Hari umuntu umaze imyaka myinshi amabanke akingura imiryango, abadepoza n'afite bene wabo bakabaha akazi, ariko Yesu aje mu iteraniro. Ari se wanjye mwakobwa nayoboye namwise Mwigengesero. Mwigengesero niko namwise, yitwa Mwigengesero. Ikorera ikirago cyo gutangira akazi, nta bintu by'ibizamini na interview wanzara zikoze nyuma. Imana ishimwe. Yesu yaje abati ngaho ikorere, genda ujojoba byihorere. Iyo Yesu yaje atari marayika, marayika yaraza agataha jojo, ariko Yesu yaje avuga ngo korere kirago ugenda genda. Buriya ashobora kuba yarajuri, ntabwo ndi buce hariya kumbona abantu bose bakira uko bagiyemo, waretse nanjye nkacamo. Oya, nakerereje umuntu ndamutegera, ihute kata genda. Imana ishimwe. Man, ndakunezerewe. Uruta marayika yari ahageze. Marayika batahaga bajojo, mujye kwiyanika, itangaza kirabaye ko mujye kwiyumutsa, ariko Yesu ahageze aravuga ngo ikorere, urataha utajojoba. Imyaka umaze narayibonye, ni njyewe kidendezi gikuru, njyewe utaba marayika, ni njyewe utaza rimwe na rimwe, njyewe nza kenshi, kandi marayika ntiyakuvugishije, ako ngenda kuvugishije. Nzi umubabaro wawe, njyewe nduta abamarayika, ni njyewe
kurabagirana kw'Imana. Ni njyewe shusho ya kamere yayo, ni njyewe wahawe imbaraga zose, ni njyewe uramira byose, ni njyewe uramiza umuntu wese imbaraga zanjye. Ikorere taha, sindi marayika ahubwo nduta abamarayika, nk'uko izina ryanjye riri nduta abamarayika. Niwe nabasomeye mu Rwanda rwa mbere rwa Petero. Petero araducyurira, niko navuze, araducyurira. Kubera iki? Yavuze ngo mwebwe mumukunda mutaramubona, wankuye mu nshundura, wankuye mu burobyi, uwo nihakanye. Mwe mumukunda mutaramubona, ariko namwe muramwizera. Haleluya. Arabanza arababwira ngo uwo mwizera mutaramubona. Abahanuzi bahanuye imibabaro ye itari yaba, bahishurirwa ariko n'ubwiza bwari bugiye kuzayiheruka. Yabanaga itorero akishimira yuko ibinezeza bye kwari ukubana n'abana b'abantu. Niko Yohana yavuze igice cya mbere, jambo horange n'Imana. Kandi abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ibimwuzuye nibyo twahaweho, kandi amategeko yabaye umushorera atugeza kuri Kristo. Arangije aravuga ngo ibinezeza bye kwari kubana n'abana b'abantu. Marayika ntabwo yahatindaga, ariko Yesu yari yahageze. Natumye intumwa, marayika ntiyigeze gutera ngo akushugunyemo, ariko ndategetse ikorere kiragutaye. Kora ku kuryo Imana ibakoreye igitangaza kitajojoba. Marayika ntabwo akiza. Muri iyi minsi y'imperuka Imana ikoresha umwana wayo, ni uvugana natwe. Yohana yarabibonye. Ndagira ngo nsenga Imana, si kugira ngo umwanya wose ngurangize, ariko ndashaka gusenga Imana. Ibinezeza bye kwari kubana n'abana b'abantu. Nawe yaramanutse arahagera, aravuga ngo naje umaze imyaka myinshi, yewe mukize uwo marayika atigeze avugisha, jewe ndamuvugishije maze imyaka igaye. Yesu avugana n'umutima wawe muri iri teraniro. Uwo mukunda mutaramubona Jehova hiri, uwo mukunda mutaramubona, ako tukaba tumwizera. Yongera avugana n'ubugingo bwawe, uwo dukunda tutarabona, dufite amatsiko. Niko Yohana yavuze, avuga ngo bakundwa turi abana b'Imana, uko tuzasa ni kurerekanwa, ariko niyerekanwa tuzasa nawe. Ntabwo nzasa n'abamarayika bafite n'amatsiko yo kuzambona, ngo abamarayika bafite amatsiko barunguruka ngo barebe umugeni Kristo yacunguye. Dusenga Imana. Uwo mukunda mutaramubona, ariko muramwizera. Uwo twizeye aruta marayika. Uwo twizeye niwe shusho yo kuragena kw'Imana, ni uramiza umuntu wese imbaraga. Musi nizeraga uwo ntarabona, mfite amatsiko yo kuzabona. Musi namwizeraga, mwijuru impundu zaravuze. Musi navukaga nje mwisi, ntabwo impundu zavuze. Ako musi nizeraga uwo mwizeye mutaramubona, impundu zaravuze. None abana banjye nabyaye hano baje kumpemba, impundu zaravuze. Utarazivugirijwe iyo abyaye barazimuha. Dusenge. Nagize ibyago we, nasidira mujyana, nasidira mutwara mama iramujyana, ndababara, ariko Yesu yambereye umubyeyi. Niwe data kandi niwe mama, kandi yamenye n'izina. Eka nkorera Imana. Ninde muri itendo ushaka gusengera akizera uruta marayika, uvugana nawe? Ubu nidusenga ikidendezi kiracyahari, uko yarari kera kiza kwibaraza, kandi umunsi ni kwa gikiza indwara zarezo zose.
ariko umunsi nazaga mu isi nubwo isi yari ibonye amaboko, yari ibonye n'umukozi mu itorero, ntago bari bazi icyo Imana impishemo, ariko umunsi nizeraga Kristo, impundu zaravuze mu ijuru. Turashaka gusenga Imana. Si ikibazo cy'uko wavutse, kidendeze kirahari, ubabarira ibyaha arahari, umara agahinda arahari. Ntago ngiye mvugana na marayika. Marayika ni intumwa mugenzi wanjye, afite n'umurimo wo kuzandinda nk'umuntu uzaragwa kiza k'Imana. Uruta marayika niyo twizeye muri iteraniro. Ninde uhari ngo umusengere wifuza kwihana agashyira umubaro nk'uko nashize? Uwamwizeye wese, wavuganye n'umaze imyaka 38 arwaye, urwaye nka buruyi, nawe iri teraniro uyu munsi avugana n'umutima wawe. Hari ngo umusengere, igihe cyacu cyihuta, umuntu yavuga byinshi mu bintu Imana yampaye amagambo. Niyo yatumye bampa n'ijambo, nuko Imana yampaye amagambo yo kuvuga. Ubu ndi umuntu ujunjama cyangwa mbegeya mutekukwa mwatanya mukarambirwa, ariko mbese amagambo yarayagobotoye. Nimugoroba hamwe mwantumye gusura wa muntu wapfushije umwana, Imana asanze iriyo, sanga Imana yabwiye umugabo w'urwo rugo ngo Imana yampaye umutwaro wo gusengera abana bawe, kandi ngiye nagiye kumusoma nk'uwapfushije. Imana yamubwiye ngo uzasengera abana bamuvunye, ngo ntazongera gusura mu bitaro. Nasanze Imana yo aho mwanyohereje gusura uwapfushije, nayisanzeyo. Ahita nampanurira hamwe ngo Imana yambwiye ngo urira pe, ukamwe barapisha kakandi bagira gutya amakaroti kajura pa ndimo ndarapa mwite. Yesaya 50:4 yaravuga ngo umwami Imana yampaye ururimi, yampaye amagambo yo gukomeresha abarushe, ankangura uko bukeye kumva nk'umuntu wigishijwe. Ntago nabe ikigande ngo nsubire inyuma. Navuganye na Yesu, si marayika twavuganye. Dusenge. Shaka uzavuga Yesu neza rimwe nko muri romporiko, ko mwe nimwe mwizanye. Ninde dusengeye muri iteraniro kugira ngo umuragwa w'ubugingo mwe natwe. Hari uhari waje udakije tukamusengera, zamurikiza ngo usengere Imana. Urahari? Ntabwo urushye se. Imyaka uje muri urusengero si myinshi. Yanga usengera Imana. Nimundarura ngo nde zamurikiza ngo usengere Imana. Igumugisha muvandimwe, mukomere Imana amashyi menshi cyane. Tambuka wihuse, gira hino abadiyakoni mumunyegere, mumuhobere, mumwakire. Aciye imigozi myinshi, nimumwakire yemwe, nimumwegere, mumutambutse mungezeho hano. Ayo mashyi ko mwayerekeye aho muje ko impundu zavuze mu ijuru. Natambuka tumusengere. Mumunzanire nawe ngwino mwana, muyakomeze ayo mashyi. Ni impundu nyinshi mu ijuru, impundu zavuze. Bizeye uruta marayika muri iteraniro arahari. Bashumba munyegere, ni wa mwanya wacu munyegere. Mupfukame hano, nta wundi usigaye, nta wundi usigaye. Tumusengera Imana. Ube mukunda mutaramubona mutambuke, ariko uyu munsi mumwizere. Mukomere Imana amashyi menshi. Barimbye twagendanye kwa kw'iburyo, za mbaraga zose mwakoresheje, ya mikoro yose, nukugira ngo Imana ihindure abantu ku kidendezi bahakirira agakiza. Mukomeze amashyi, amashyi menshi, n'impundu nyinshi, amashyi menshi. Mushimire Imana yo mu ijuru ihindura abantu kidendezi. Imana iracyakiza imitima, iracyakiza indwara ku kidendezi. Imana iracyakiza. Uwo twizeye aruta marayika. Marayika ni uguhindura gusama. Mukomeze amashyi menshi, muvugirize impundu umwami w'abami, maze dusengera abantu bemeye guhinduka. Amwanzaniye indi mikoro. Riyo myambaro ntawe usigaye. Wigiye y'ubukwe wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwuya
kuhagije amara mbese imyambaro ya wirera. Reka basengera abangaba. Uracyakorana n'uyu munsi wa none, kuko warahamije uravuga ngo data arakora nanjye ndacyakora. Imirimo yawe ntabwo yigeze ihagarara, nta nubwo wigeze uruhuka. Erega uruhutse ukareka gukora, kuko uri umuremyi. Ibyaremwe byose ntibyaba biriho, ariko dufite umuremyi waturemye kandi udahuga, udasinzira, uhora uri kumwe natwe, wifuza kubana natwe. Turagushimiye Kristo Yesu. Ni koko ijambo ryawe ryaravuze ngo ibinezeza byawe byari ukubana n'abantu. Wifuza ubusabane bw'abantu nawe mugasabana. Niyo mpamvu ijwi ryawe ridaceceka guhugura abantu bawe, kubaganiriza abatanye bagiye kure yawe rikabahamagara. Uhamagaye bene data, uhamagaye bashiki bacu kugira ngo baze bagusange, ubahe ubugingo, ubakize ibyaha, ubakize n'imibiri yabo. Ibyo turabigushimiye Yesu. Aba baracumuye, bakoze ibyaha, baranabyemera, ariko turagushimiye kuko ijuru ryabitekereje rigasanga bakwiriye agakiza kuri uyu munsi wa none. Impundu ziravuze mu ijuru, natwe abera bawe tubarambuyeho ibiganza kandi tugushimira yuko bahaye agakiza, bandukuwe mu gitabo cy'urupfu bakaba banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimiye Yesu. Amaraso yawe nabeze, ubatunganye. Mwuka wera ababohore, abigishe, ubayobore nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso muzumva ijwi rivuga ngo iyi ngiyi niyo nzira. Turagushimiye kuko ubaye umuyobozi, ukaba ubaye umwungeri w'ubugingo bw'abana bo. Haleluya, 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 haleluya. Turagushimiye Yesu. Amen.